ari kunyereka ibidolari byinshi menya ari ibyo bifobi yabafite anyereka n'ibifaranga byinshi arangije yambara ubusa arangije akajya afata ikintu cye nyine yo akajya afata ipipi ye nyine akayizunguza gutya ngo dore ngo ubu ngo nakwereka ngo ahubwo ngo wagize amahirwe ngo dore ngo shango do ngo mba nakurongoye ngo wayibonye ngo mba nakurongoye nakora ku modoka ntigende nafata igiti nagicamo kikongera kikiteranya ubwo rero bikagenda gutyo urumva najya nshaka mitsingi yanditseho nayibuzaga n'amaraso mitsingi yanditseho niyo mashaka niyo nyibuze ya maraso yanjye bari kugenda mvamo ku buryo mpita nisubira kuzimu bakampamagara ngahita nshaka kurahira zandahiro ngasubirayo unywa mitsingi yanditseho gusa niyo Tamuru ntago yari kunsiga n'ikigore ahubwo ko wantanze Justin ariko abantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi nagira ngo mbanze ndabwire ko ngiye navuye mu biganiro by'amatiku yego ujya kwimya maze kuva mu biganiro by'amatiku byari ngombwa rero gucyarahira naho gute igobe Justin yarivuyemo ntago akibarizwa aho hantu rero bituma ntera intambwe njya kumureba ariko n'ubundi nari mbizi neza yuko turi bukwe magambo wacyari uzi yuko turi bubone yuko wagiye kwimya mubwire ko yakoneye ubutumwa bwacu yagiye yari kwaduta yatubanjirije icyo kimya urubwa rwo sinzi uko babivuga nugusenza wagiye gusenza nugusenza hari abantu hari n'abandi bose ntago ariko byagenze oya ariko n'ubundi tuzi yuko iyi mbwakazi igiye gusenzwa haba hari ibindi bibwakazi n'izindi ahubwo izindi mperumwe zirasana hari igihe imperumwe nazo zisigara zisakuza kubera ko nazo zishaka gusenza ariko hariya rwose akamisiyo wakadukorera neza nubwo yaje gusenzwa mubwire ko anavuganye na Rayira Rayira yampaye 10 nari kumugisha kandi yari yatanze igiceri cy'ijana 10 rwose yagize neza n'abandi bahise batura nyine na Gasaro etatura kumva rero momo koresha po mu yandi magambo y'umuntu yasenze Alleluia neza magustariyo none nanjye ubwo ntiturajyana ubwo jewe sindayafataho icyakora nakoze kimwe namuhamagaye ndamubwira ni mama yambwiye ati reka ngashyiremo twivuganiye icyakora umva umuhanga yahise anamenye barabyumva reka nshyiremo ijwi rye baraza guhita barabyumva mutipe yavuze ati ni wa wundi watuzengereje uretse wumve uraho impano y'Imana yego nagira ngo mumbe impano shaka icyese ya mitsingi yego inyohereze gute ndayohereza kuri iyo nimero gute banza ufate urupapuro yego wose wa muntu tugena shaka urupapuro yego ushyiraho amazina yawe yombi yego wandike nkeneye umugisha ushyiraho umubare w'amafaranga ukeneye yego nurangiza urufoture urutwoherereze nonaha iri kuri ganura ndagaruka na ba bantu bakajya bansaba nyine kugenda kusubira naho ngo mbajyane kuzimu bamwe nkabajyana muri kasho bagasanga nta barimo bagiye no musengero ukabona ko gabambwaje ibintu inzego z'umutekano ziguhamagaye wabivuga mu ruhame yego njyaho bamfungiraga basabaga rimwe na rimwe ntarimo ariko nkagarukamo tegereje ko ubutabera bundenganura kuko nahagararaga ahantu ngasanga abantu benshi bari kunkurikira nakora ku nkoni ngasanga yindutse inzoka nakora ku modoka ntigende nafata igiti nagicamo kikongera kikiteranya
ubwo rero bikagenda gutyo urumva najya nshaka mitsingi yanditseho nayibuzaga n'amaraso mitsingi yanditseho niyo mashaka niyo nyibuze ya maraso yanjye bari kugenda mvamo ku buryo mpita nisubira kuzimu bakampamagara ngahita nshaka kurahira za ndahiro ngasubirayo unywa mitsingi yanditseho gusa niyo Tamoro ntago yari kunsiga wabyumvise aka ni agace none se ko numva ko nawe wayariyeho jewe ntayo nariyeho kuko ntayo yampayeho harya Damu nta kantu waguze hari karose akanywaho yego dore nguwo mpano y'Imana wumve bahise bagira ngo uyu si wa wundi kandi amazina agiye ntayo namubwiye baba babona kureba ariko nawe urabyumva none timu nini mutaza kwibeshya ntabwo akora wenyine ni ekipe nini bari gukorana bivuze ngo byewe mu mbaraga zabo za gisatanike bahise bambona ko wumvise ngo si wa wundi wagize gutya utumereye nabi havuga ati tugize amahirwe na Karosi nawe turamufatisha bivuze ngo uyu yahise ansaba kwandika amazina yanjye ansaba kwandika amafaranga nkeneye ni kesi ya mitsingi ngo nindangiza mfatara urupapuro ndumwoherereze uyu ni njyewe twivuganiye bivuze ngo uyu rero bita mpano y'Imana ni uku nguku yabamaze hari ibintu uri kuvuga bamuhereza 30,000 asubiza ya madora yasubiza mpano y'Imana uzi ko amakuru yose genya afite ngaho jya mu biganiro gute rero je mfite amakuru y'abantu batandukanye uriya mugabo yatuburiye ariko bahamya neza yuko ari umuzimu bitewe n'ibimenyetso n'ibyo biboneye bo bageze kuri abo nabagamije gutera ubwoba abantu bafashe kuri izo note bite ahubwo kugira ngo ubwo abantu bamenye uwo bari kurwana yanyiherese miliyoni wazimwatse ukemera ukamuha mitsingi akeneye n'aya kwaka akayagu Pastor Claude wakwitabye telefone kubera ko ndi guhamagaza Tigo rero Juste yamugeze ntago banze kuzita yamujoronze no kumurwanya ntibyabagaho byo nahageraga twararwanaga kubera mu buryo bw'imyuka ndangije icyo gihe naramubwiye Imana ikwice ashyizemo batira arambwira ati ngiye kugushyiramo iyi batiri nzayigukuramo uje ugapfukama imbere yanjye imbere y'abantu ugasaba imbabazi ayinkojejeho irahubukiragwa arambwira turansinze ndamubwira nti n'ikindi genda kwirukanya uhita upfa ntiyagarutse muri gare ahubwo ashobora kuba ari uyu Theobald wihinduye abantu bamwibukuye wari uri hariya nawe yavugaga ikintu kijya kumera nk'ikirundi ahangaha muri gare bayivugira igishi n'umushi byanze bikunze rero uyu Theobald hoya muzima yahinduka uko ashaka ibyo je nibyo nagiye mbona we yaguhinduraga telefone akahindura ya touch akora no umuntu nkatwe ntago ari umuzima inde uriya mwamwibeshyeho no mpamvu azajyana benshi kuko uyu munsi arimo aranabibabwira iyaje we ubwiwe agutera ibyishimo wabyumvise wowe ukibagirwa ukamuyoberwa agutera igikundiro ari inahara nabivuga aravuga ati ge ndi inaha kuri misiyo sinzi niba wabyemerera ijwi nkarikiramo rishyiremo kandi shyiremo duha abantu kuri byanze bikunze reka ngewe ndishyiremo abantu hari ibintu abantu barimo bakina nabyo kandi ibi bintu birakaze ibi bintu birakomeye wenda tujye tubwira abantu kuri niba bishaka bavemo nakiriye ku mafaranga Ezekiel yari amafaranga yawo agose mana yapucyuri neza ugasanga umuntu warapfuye urazuka yego njye narapfuye ndazuka uri umusore uri umupapa urubatse ufite umuryango ufite umugore ufite abana ufite abavandimwe ngomba kubyara abana ariko sinzagira umugore ariko abana nabo nkaba mbafiteho kondisiyo nibanga ntahita mvuga urebyibuke twicarana uriya mugore akitwita ngo turi Nyagasozi umwe atwise Nyagasozi uwa kabiri agaruka avuga ngo turi Igobe
ahita nabisobanura ati nimbwa ati buriya ni ububwa bune ati noneho wabukandagira avugamo ibibwa bibiri binini ari nacyo yemereye ubwo icyo kinini nicyo cyagezeyo gihobeye gikoze mu byano ariko uza gusubira inyuma urebe video yahise akora mu byano jya ku Gasaro TV urebe aragenda agwa mu byano ubona we karibu neza rero rero jisite wakoze gukora akazi neza kuko twe twagize ngo turebe koko niba umuntu ari seriye dusanga rero uwo bita Mukantagara dusanga yuko ibintu byose bimwe yiyitaga ngo ni intare y'ingore dusanga reka data ahubwo ni yambwa kazi bavuga nyine impera umwizana na nukuvuga ngo reba ari ibyo wabanje kugenda nuwo kandi niwo wanjyanye nubundi niwe wakujyanye yagezeyo agira intumwa rero uramutipe iyo yaguhaye ukurura n'abandi ukabizanira ako wa mugani nukuvuga uwo mutipe ranjyanye kubera mutipe namuvuze neza muvugira mu kiganiro cyabanje mvuga ukuntu bamuzimirijeho ibyuma ahita yibwiriza angurira naji akagurira kandi ako kanya ntabwo kuyu mutipe noneho Paul amberi nuza barakimininwisha ako kanya yakorangiza amahirwe Paul ajya kukansubiza oye no mutipe nukuvuga ngo uriya mutipe we rwose abantu banabimenye niba banamuhamagara bari guhamagara ikuzimu ntabwo ibyo byumyemeranwa nawe umuntu uri guhamagara uyu mugabo bita ngo ni impano y'Imana wese ari guhamagara ikuzimu ndetse n'amasezerano dore nuko nguko nyine bimeze ariko koko mu muco nyarwanda iyo imbwaka zikeneye ikigabo iramoka niyo ibanza iradwegera ngo none ikajya gushakisha n'imweru ubwo rero kuba imweru umwe yabonye imweru umwe hagombaga gushya nuko rero byanze bikunze Justin yakoze akazi ahubwo nukuzamushakira nuze tukamuhemba namuhamagaye ku murongo wa telefone ntiyagufata Justin ntiyamfata ariko mpamagaye Layla aramfata ntiyamfashe ahubwo yaje kubona namuhamagaye kuko namuhamagaje nimero atarazi arampamagara musobanura ko ndi mu kiganiro mu byo twaganiraga kubera ko nari imeze nk'umuntu umubwira yuko kimwe mu biherumwe byacu cyakoza yagiye karibu ahita atangira ati muracyari imbwa buriya koko terega yavuye mu bubwa ariko se Justin yakagombye kuva mu cyiciro cy'ububwa kandi arayira wamushyize muri icyo kandi ari twebwe twamutumye bagava hasi basinye bakarera za ndahiro abakobwa beza n'abadamu beza ukumva barabwiriza neza ukagenda mukajya mu cyumba ugasanga abantu baragiye ugasanga wowe wisanzeyo ugatangira bakaguha kuri ya maraso wo kumva ko ari jo ukagotomera wamara ugotomera umwumva yashaka ufite n'inyota ukagenda ahantu mu kabande tukagenda ngiye kugusengera kandi umwuka wawumbonyemo twagera ugahita umbura ugasanga nagiye mbere yuko nza hano njye nabanje kugira ubwoba bambwiye ubuhamya bwawe ugenda utanga wowe ntago bigutera ubwoba kuba uri mu bantu ndetse nta ngaruka bikugeraho mu by'ukuri kera njye abantu benshi barantinyaga nabo bafungiraga inzego z'umutekano nageraga imbere y'abandi nkabona ntandukanye nabo njye simbashe kurya nkamara iminsi 5 bakantumiriza ibyo ndi buryo za nyama zishiririye gusa bakazizanaho mfungiye nyuma y'iminsi ngaye batazizanaga basangaga napfuye cyangwa bagasanga navuye muri gereza gereza zo mu Rwanda ibyo gereza ya Kibuye basanze nagiye abantu nabo bagiye ariko abantu baragaruka noneho na gereza ya Rubavu bigeze kumvungiramo kubera gucika intege bari gushaka kurya bya byo ntamenyereye basanga nagiye ariko kubera nashaka ko ubutabera bune mbifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi ndabashimiye uburyo mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi Karosi TV Kiranuka TV Inoranwa TV Safiro TV
uyu munsi tumanutse hagati mu kibuga turi kumwe n'umuhanuzi Karosi. Umeze neza? ndaho ndashima Imana ndaho. Mwigobe hasigayemo batatu. Oya iryo gobe ahubwo nyiraryo ndimwe yavuyemo. Oya buriya ntabwo ahubwo ura niwe wari igobe. Twebwe turi intare. Turi lion. Hari haciyeho iminsi tudaherukana ubona umereye nabi umugabo witwa Impano y'Imana. Sha uyu nguyu we narahagurutse nta nubwo nzicara. Ntabwo tuzicara tubukibona dayimoni zikigaragura. N'abatubuze kandi none turapfa yuko ari gutubura abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Kandi byanze bikunze baracyanatuburirwa kuko yaberetse inyama kandi imbwa zikenera inyama. Ikibazo nuko aba bantu tugaragara nk'abantu babafitiye impuhwe, namwe babatuburiraga ahubwo nibadereze gutwiri. Buriya rero jewe namenye neza uriya ubatuburira aranabamanura akabajyana ikuzimu. Oya epe ubu turiyo muri ikuzimu wafashe ku mafaranga yiwe wese ari ikuzimu. nje ntago najayo. Icyitonderwa yaravuze ngo twebwe kugira ngo tubashe kuba twabona abantu ni ukuvuga izina rya Yesu uwo bazi bakunda n'Imana ukagaragaza ko uyikunda. Iyo ntiyita impano y'Imana ntago nari no gushobora barokore. Ati kugira ngo tubajijishe nuko nizo nsengero zabo twicarana n'abapasiteri. Kandi koko mbona Korode bicaranye, mbona Ezekiel yafashe ku manote, mbona Paul yafashe ku manote, Damuru afata ku manote, Damuru yayamize, mbona n'ishyano. Damuru niwe wambimburiye. Damuru ntacyo yabaye nanjye warya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byanze bikunze uyu mutipe kandi koko pe ntabwo ari uwikoze muri aho ndabihakanye. ni ukuri kwishobora byose ndarahiye. Aho niba ari ibyo ubwo na Juste tuzajyana na Juste yari yariyeho nyine na Pastor Korode nawe wariyeho kandi uzaze twagugura saa yako yewe ntabwo yandara yaho. Noneho ni ukuvuga ngo uyu bita impano y'Imana ikibi kiwe niyo yariye uriye ku mafaranga ye uhita uhura n'ikibazo cyo gutandukana n'umugore. Iyo yakuriye cyangwa wowe ukayarya usigarana ikibazo cyo gutandukana n'umugore cyangwa umugore agatandukana n'umugabo. Gutese kubera iyihe mpamvu? Kubera impamvu ziwe za mbaraga zitatanya za rutatanya. Kuko afite ubushobozi bwo kwihindura isura. Oya jyanda Karosi nawe rero hindura isura gute? Yarahindahiro ejo bundi arageze kuri 6 kandi afite kurahira indahiro 12. Uri kumva? Ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo bakinisha mu makuru mfite nuko uriya mutipe yapfuye ndetse baherutse kujya iwabo bajyana n'umunyamakuru bavuze ko bamubonye babwira mushiki we abonye mushiki we araguruka. Oya ahita aguruka ariko mu muryango burya yarapfuye. Impano y'Imana arapfuye. Impano y'Imana uwo mwita impano y'Imana iyo umufunze mu kugira ngo yigaburire abanyururu abasha gufata ibigori impungure akazihindura ifiriti akazihindura umuceri akazihindura inyama yarangiza akagabura abanyururu agahita asohoka akigenda. Gurona ya mafaranga re yahindura icyo ashaka yagikora. Afite ubushobozi bwo kwigira icyo ari cyo cyose ashaka. Ibi nkubwira jewe urumva kubera gufata jewe umva ndagira ngo nkubwira amakuru nk'umuntu uretse numve Karosi nk'umuntu maze kuvugana n'abantu benshi bafite proof byanze ibizibiti. Uno mugabo ni dayimoni apana no kuvangwa akorana n'abadayimoni ahubwo ni umudayimoni. Ni umuntu ushobora kuba nabira bavuga ngo aratubura by'amafaranga byo gukora biriye abifitiye ubushobozi. Icyo akora ubushobozi adafite nubwo kubona nubwo kuyarya
ayarya yaka abantu ku mpande, ariko se Sekibi afite ubushobozi bwo kumuha ibyo akenera byose mu buryo none na miliyoni 100 yaziguha ariko ukemera ugatamba ibitambo by'amaraso, kuko mu buryo bwabo yagiye asaba nabo yahaye amafaranga, buri wese afite icyo avuga, kuko hari umupolisi, hari umugabo w'umupolisi umwe baratandukanye n'umugore we, bongo bari yabariye miliyoni n'ibihumbi 500, ku buryo byabaviriyemo umugabo byamuviriyemo gutandukana n'umugore w'umupolisi. Arangije we ngo yabatse ibitambo ntibabitanga, ariko we yahise abarya miliyoni n'ibihumbi 500, bivamo amakimbirane akomeye yaviriyemo uwo mugabo gutandukana n'umugore we. Bivuga ngo rero uyu bita impano y'Imana ni umuzimu wa danje ukomeye, ni umudayimoni ukomeye, amakuru arahari yuzuye. Ni ukuvuga ngo ibyo akora byose no mu bamaze kujyana bose afite benshi, ariko ikuzimu nawe uriyo, na Korode ariyo, na Gusta ariyo, nanjye ubwo ntiturajyana, ubwo jewe sindayafataho. Icyo akora nakoze kimwe, namuhamagaye ndamubwira ni impano, yambwiye ati reka ngashyiremo twivuganiye. Icyo akora umva umuhanga yahise anamenya, barabyumva, reka nshyiremo ijwi rye, baraza guhita barabyumva. Mutipe yavuze ati ni wa wundi watuzengereje, uretse wumva. Uraho impano y'Imana, yego nagira ngo mumpe impano. Shaka icyese ya Mitsingi, yego inyohereze gute? Ndayohereza kuri iyo nimero gute? Banza ufate urupapuro. Yego wese wa muntu tujyana. Shaka urupapuro. Yego ushyira amazina yawe yombi. Yego wandike nkeneye umugisha. Ushyire umubare w'amafaranga ukeneye. Yego nurangiza urufoture urutwoherereze nonaha. Iri kuri WhatsApp? Yego dore nguwo impano y'Imana. Wumve bahise bagira ngo uyu si wa wundi, kandi amazina agiye ntayo namubwiye, baba babona kureba, ariko nawe urabyumva. None timu nini mutaza kwibeshya, ntabwo akora wenyine, ni ekipe nini bari gukorana. Bivuze ngo jewe mu mbaraga zabo za gisatanike bahise bambona, ko wumvise ngo si wa wundi wagize gutya, utumereye nabi, avuga ati tugize amahirwe na Karosi naye turamufatisha. bivuze ngo uyu yahise ansaba kwandika amazina yanjye, ansaba kwandika amafaranga nkeneye ni kesi ya Mitsingi, ngo nindangiza mfatara urupapuro ndumwoherereze. Uyu ni njyewe twivuganiye. Bivuze ngo uyu rero bita impano y'Imana ni uku nguku yabamaze. Hari ibintu uri kuvuga, none se abaza bavuga yuko ari umutubuzi uri kubatuburira, bigahurira no kuba ahereza abantu ko k'impano. Umva impamvu bamwita umutubuzi. Niba akorana na Sekibi, Satani se, akaba yaramwemereye kutubura, mbega bo ari inahara nabivuga, aravuga ati ge ndi inaha kuri misiyo, sinzi niba wabyemerera ijwi nkarikiramo. Arishyiremo, kandi shyiremo duha abantu kuri, byanze bikunze reka ngewe ndishyiremo. Abantu hari ibintu abantu barimo bakina nabyo, kandi ibi bintu birakaze, ibintu birakomeye. Wenda tujye tubwira abantu kuri, niba bishaka bavemo. Nakiriye ku mafaranga Ezekiel yari amafaranga yawo agose mana ya pucyuri neza, ugasanga umuntu arahagaze. Yego njye narapfuye ndazuka. Uri umusore, uri umupapa, urubatse, ufite umuryango, ufite umugore, ufite abana, ufite abavandimwe. Ngomba kubyara abana, ariko sinzagira umugore.
ariko abana nabo nkaba mbafiteho kondisiyo nibanga ndahita mvuga ako kanya ariko burya hari abana nka babiri b'abakobwa nasinyiye mbega ugenda ubabasinyira iyo umaze kubamenyera gutanga umuntu nta kibazo gutanga igitambo nta kibazo mu by'ukuri kunywa amaraso nta kibazo ufite umuryango ufite abana ufite umugore ufite abana bangahe nabo nabyara ntago bari abanje umuntu yarahiraga indahiro 6 nyamurigina hino ansiridi nyamurigina hino yamaraga kuvaho ukarahira samusara bimu yavaho ukarahira insiru ukwayo na ansirudi indahiro 6 zitandukanye icyo kirimi ni ikihe ni kirimi cyaho twebwe twakoreshaga umuntu waho wese uriyo ese kuzimu habaho cyangwa nibyo twumva yego habaho kuko impamvu hano ni ku isi ubona ari ibintu byo ku isi ubona izuba ukabona iki ariko ho ntasi ubona uhora ari mu kabwibwi wibanira n'ibisimba wibanira n'inyamaswa wibanira n'ibikeri wihindura inzoka wihindura ikintu icyo ari cyo cyose ukava hano n'ibintu byinshi ubana nabyo watubwiye ko utasaga gutyo wagarutse bakabona ko harabaye umuzungu wasaga gute mbere ku cyo yewe ubwa mbere ndiyo niko nabifataga kwihindura buri munsi nkihindura uruhu ejo ngaburukara ejo ngaba inzobe kugira ningera ahantu ntibamenye babantu batamenya bya bintu ndi gukora cyangwa ko ushaka gufata umuntu umujyanayo ukivugana n'umuntu utaramugezayo ubwenge butangira kugenda batangira kwishima hari n'igihe mugera hano bavuga rye izandahiro wowe na wa muntu mugahita mubura mugasanga mwagezeyo ukimara kugera muhita mugera kuri bariyeri ya mbere iya kabiri iya gatatu aho hose hari indahiro ukigera kuri bariyeri ya mbere uba ugomba guhita uhinduka inzoka bariyeri ya kabiri ugahita ko uhinduka ukaba wabirobo cyangwa bariyeri ya gatatu hahita haza ikintu kikagukoraho ntunyeganyege ukihangana ntiwishiture iyo wishituye uhita usubira inyuma ugasubirayo bimwe wasabye bikaba birapfuye bakaguha izindi ndahiro ugatanga umuntu ukunda mu muryango wawe wamukemera ko wamugira ikidebiri ukabyemera utangiye kurwara se kadegeri ukemera kazapfa ukamusinya hari icyo watanze niwe batwaye mbere kandi reka nkagereho bamugabe ibyo bintu ugahita ugenda nabisobanura cyane n'urugero ndarufite hari abantu baba bambaye neza bagava hasi basinye bakarera za ndahiro abakobwa beza n'abadamu beza ukumva barabwiriza neza ukagenda mukajya mu cyumba ugasanga abantu baragiye ugasanga wowe wisanzeyo ugatangira bakaguha kuri ya maraso wo kumva ko ari je ukagotomera wamara ugotomera umwumva yashaka ufite n'inyota ukagenda ahantu mu kabande tukagenda ngiye kugusengera kandi umwuka wawumbonyemo twagera ugahita umbura ugasanga nagiye mbere yuko nza hano njye nabanje kugira ubwoba bambwiye ubuhamya bwawe ugenda utanga wowe ntabwo bigutera ubwoba kuba uri mu bantu ndetse nta ngaruka bikugiraho mu by'ukuri kera njye abantu benshi barantinyaga nabo bafungiraga inzego z'umutekano nageraga imbere y'abandi nkabona ntandukanye nabo njye simbashe kurya nkamara iminsi 5 bakantumiriza ibyo ndi buryo za nyama zishiririye gusa bakazizanaho mfungiye nyuma y'iminsi ngaye batazizanaga basangaga napfuye cyangwa bagasanga navuye muri gereza gereza zo mu Rwanda ibyo gereza ya Kibuye basanze nagiye abantu nabo bagiye ariko abantu baragaruka noneho na gereza ya Rubavu bigeze kumvungiramo kubera gucika intege bari gushaka kurya bya biryo ntamenyereye basanga nagiye ariko kubera nashaka ko ubutabera bundenganura ndagaruka na ba bantu bakajya bansaba nyine kugenda kusubira naho ngo mbajyane kuzimu bamwe nkabajyana muri kasho bagasanga nta barimo bagiye no musengero ukabona ko gabambwaje ibintu inzego z'umutekano ziguhamagaye wabivuga mu ruhame yego njyaho bamfungiraga basangaga rimwe na rimwe ntarimo ariko nkagarukamo tegereje ko ubutabera bundenganura kuko nahagararaga ahantu ngasanga abantu benshi bari kunkurikira nakora ku nkoni ngasanga yindutse inzoka nakora ku modoka ntigende nafata igiti nagicamo kikongera kikiteranya ubwo rero bikagenda gutyo urumva najya nshaka mitsingi yanditseho nayibuzaga n'amaraso mitsingi yanditseho niyo mashaka iyo nyibuze ya maraso yanjye bari kugenda mvamo ku buryo mpita nisubira kuzimu bakampamagara ngahita nshaka kurahira za ndahiro ngasubirayo unywa mitsingi yanditseho gusa niyo Tamoro ntago yari kunsiga wabyumvise aka ni agace none se ko numva ko nawe wayariyeho jewe ntayo nariyeho kuko ntayo yampayeho harya Damu
nta kantu waguze hariya Karosi akanywaho. yewe niba mwana akamaro ariko simbizi. None se njye rero mwarihuriye we mwarihuriye ni ukuvuga ngo uyu nibyo nza mwiyakira ndi niba ari ibyo uyu mutipe impano yo gutanga igitambo ndi butambe nakibonye ni Karosi. oya jewe mu izina rya Yesu umva byanze bikoye uyu mutipe abahakana watanga Juste wavuye muri oya Juste yagiye kera Juste yaragiye umunsi yafataga amafaranga ni ukuvuga ngo we iyo abishaka iyo wafashe ku mafaranga ye iyo abishaka aragutwara none utinye ko hari amakuru y'uko iyo abishatse ujya kwikangura muhagararanye muri kumwe isaha n'isaha nk'ubu namurembeje ntasenze ngo ngire imbaraga najya kubona nkabona turahagararanye naze tumubone hano uyu ni umusatanike uteye ubwoba urabyiyumviye ko gereza bamufunze nyinshi ariko akagira gute akavamo yabishaka kongera akagaruka kugira ngo abone uko akurura abantu. Kanze muhamagare jewe ndagira ngo dusenye zino nuko ngo ibi bibaraga by'abasatanike ibibaraga by'abazimu baraga by'abasatanike se satanike igira nimero ya MTN ibuzwa n'iki ikorera he nimero baba bari kuyihamagara we cyane noze ko numva igihugu cyose cyaba cyaragezeyo none ahubwo bashize twe turi kuvuza impanda tubavanayo uzagira ubwenge ntabyikuzimu ntago ampaye ibyo namaze kumanuka oya njya ntago mugifata ari amafaranga ze niyajyana abantu ikuzimu ari ibyo n'aya bineri ya mano y'Imana itaba telefone turi kugushaka umva ni nako telefone iri kuvuga ariko wamwumvise ko amishuriwe ati ni wa wundi katari kumfata se arimo arayivugiraho wenda mu kanya araba yivuyeho. Tobari fata telefone ndi kuguhamagara Tobari fata telefone ndi kuguhamagara Tobari ndi gufata telefone kandi arakujyanayo Tobari fata telefone ndi kuguhamagara Tobari niba uri kunyumva umva icyo Karosi ari kukuba arahita agufata. Tobari yanze kumfata we kanongere muhamagare rimwe Tobari we niba yifite nagago akwita Tobari ndi kugushaka mu kiganiro Tobari neze kiri ni umuzimu so yaba ari umuzimu namenye icyo bamushakira ngafata umuntu yabimenye no mpamvu atagufata nanjye naramamagaye uri mu kiganiro ntago agupfa kugufata njya mfata ariko nibatubwirire bari abahungu noneho bamuhamagare kuyo twahoze tumuhamagaza baraguyifata. Tobari yanze kumfata aha rero ndi kubona wamuhagurukiye je nahagurukiye sinzanicara ibintu byahinduye isura ni umuzimu ngenge guhangana nawe nko nakubise Nyabugogo ashobora no kuba ari we wari wihinduye isura aho yagiye nkukubitishije biriya we yafataga na telefone ya karasharamye agahita yihindura touch ukajya kugurisha byo yazaga yarakubwiraga ati zana iyo telefone nkwereka agakoraho gusa cyava amagambo abiri telefone igahita ihinduka touch ako kanya se mu maso abantu bazabivugenye muri gare Nyabugogo. Icyo gihe ngewe iyo naramurwanije namugani mu izina rya Yesu namanukanye Bibiliya yanjye 2014 ndamubwira Imana ikwirimbure mu izina rya Yesu ati ngiye gufata iyo Bibiliya nyihekenye ati wakana we ntukanyinisha ati twe twagiye twica abapasiteri twagiye dukora ibiki tunywa amaraso yabo ati ahubwo ngiye guhita mfata Bibiliya nyimire ndamubwira yimire ni katika jina la Yesu Rotipa afata batiri bya kera byari binini bya telefone ya touch arancunga ajya kugishyiramo inyuma akinkorera ko agukoza iyo yagiraga gutya telefone wabaga ufite yafataga telefone akayigushyiramo
akayihamagara igasonera mwino. oya Ibyo ni ibyabaye aha muri gare ya Nyabugogo, si kure, nejo bundi ureba njye nabibonye ko nacuzaga telefone zino za okaziyo hano hepfo muri gare. guhindura nka zingahe Jewe bitewe no kumurwanya ntibyabagaho, yo nahageraga twararwanaga kubera mu buryo bw'imyuka. Ndangije icyo gihe naramubwiye nti Imana ikwice, ashyizemo batiri arambwira ati ngiye kugushyiramo iyi batiri nzayigukuramo uje ugapfukama imbere yanjye imbere y'abantu ugasaba imbabazi. Ayinkojejeho irahubuka iragwa. Arambwira turansinze, ndamubwira nti n'ikindi genda kwirukanya uhita upfa. Ntiyagarutse muri gare, ahubwo ashobora kuba ari uyu Theobald wihinduye abantu bamwibuka uyu wari uri hariya nawe yavugaga ikintu kijya kumera nk'ikirundi ahangaha muri gare. bayivugira igishi n'umushi Byanze bikunze rero uyu Theobald hoya muzima yahinduka uko ashaka. Ibyo gihe nibyo nagiye mbona we yaguhinduraga telefone akahindura taci. akora n'umuntu nkatwe ntago ari umuzima Inde uriya mwamwibeshyeho, niyo mpamvu azajyana benshi, kuko uyu munsi arimo aranabibabwira iyaje we ubwiwe agutera ibyishimo. Wabyumvise wowe ukibagirwa ukamuyoberwa, agutera igikundiro. None ni ukuvuga ngo uyu munsi we kugira ngo afate public akoresha inoti, kandi icyo wazanisha amafaranga cyose wabamara. Buriya utinya umuntu noneho we uburyo ari n'umuhanga, si aba batubuzi bafata ibipapuro bakaguhindurira. Wafite amafaranga original, ari dolari rye riraza ari original. ari amadolari ntago ari uyatanga, ari amadolari ni dolari ahora afite iyo yaguhaye birimwa byaza yashaka, ariko afite imibare runaka ageraho. Sheke rose ntago uriya muntu ari uwo kwa shitani rwose. Ko wajyangura kumweza ndi kwamamaza cyangwa jewe ndimo ndasenya akazu ke k'amayoberane ayobesha abantu. uyu ni umutubuzi kubera ko yaba Pastor Claude Umva ni umutubuzi ariko w'umuzimu. Pastor Claude rero kubera kumuhamagaza Tigo yanze kunyitaba. Ntago Pastor Claude ngiye amakuru mfite nuko uwitwa Dorimbogo Vava yarishyuwe amafaranga yakoresheje yahawe mu kiganiro, yahawe amadolari 20 asaba yuko bayamuvunjira bamuhereza ibihumbi 30 asubiza ya madolari, asubiza amano y'Imana. Uzi ko amakuru yose genye afite ngaho jya mu biganiro gute rero je mfite amakuru y'abantu batandukanye uriya mugabo yatuburiye ariko bahamya neza yuko ari umuzimu bitewe n'ibimenyetso n'ibyo biboneye. Bo bageze kuri abo nabagamije gutera ubwoba abantu bafashe kuri izo note bite ahubwo kugira ngo ubwo abantu bamenye uwo bari kurwana. Yanyiherese miliyoni wazimwatse ukemera ukamuha mitsingi akeneye n'aya kwaka akayagu. Pastor Claude wakwitabye telefone kubera ko ndi guhamagaza Tigo rero Juste yamugeze ntago banze kuzita yamujoronze. Kanze muhamagara ndaye ko abikora. Hamagara Claude. Ko byaba arakasa mutwe mwebwe mwagiyeyo. Oyange ntago nagiye rega nge nubwo nubwo n'ubwa mbere umuntu yaba ariye ibizira tuzarya ku cyica ntacyo kizagira gute kizakandagira inzoka na Scorpio. Ariko umutipe uburyo afite n'ibibaraga uzumve yuko adahita avugana n'izina rya ndakubwiza ukuri Karosi rero ndakubwiza ukuri. Pastor Claude ntabwo yashoboye gufata telefone ariko uko biri kose ntibyatubuza gukomeza ikiganiro cyacu. Yego kugira ngo abantu birinde cyane ko ubukene buriho n'akasamutwe. Baza abantu barimo bampamagara bati duhe nimero y'uno mutipe. Aho nk'ubu ngubu ngenda bifata nko gukorerwa publicity. Narinzi ko ari ibandi nyine yiba abantu n'umuzimu. Uriya mutipe ni umutubuzi ubasha kuyabarya.
kuko arabarya. harya ngo impamvu asaba abantu mitsingi ni uko mu isezerano mu mafaranga akora atemewe. Iyo atanyweye mitsingi amaraso wumvise ko aramukamana bigatuma asubira ikuzimu, ahamagarwa ikuzimu akajya kongera kurahira zandahira agasubizwa ubuzima. Ntezi kuzimu ni ikuzimu na hariya mwamusanze niwe hariya yabahereye amafaranga. ubwo natwe burya twari turi kuzimu. Mwari muri kuzimu. Wapi twari twibereye kuri sport. Mitima yari yabatwaye. Twari twibereye kuri sport. Reka ndaza kukabashyiriramo abantu babirebe byanze bikunze. Ubu nawe turi kuvugira ni kuzimu. Iyi si yarayigabanya se kibi. Kuko umunsi umwe ijuru ryaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Ariko kubera icyo umuntu ushaka gufata hiti wese aza yerekana ko ari ntabwo nowe akora nk'ushaka hiti nk'abo mbona, ahubwo uyu mutipe ni ukuvuga ngo ibyo ari gukora byose ni ibintu azi kandi yatumwe na se Satani. Bivuga ngo uyu nguyu munsi buriya ahubwo akabazo mfite ni umuntu waba waramurambitseho ikiganza nka korona, ko nta muntu n'umwe turabona avuga yuko yamutwaye ikuzimu. None se ubundi wari wabona umuntu ujyanwe ikuzimu akemera ko yagiyeyo? Ese ikuzimu tuza hariho ikibazo ntabwo tuhazi, nicyo kibazo. Wari wabona umuntu ujyayo akavuga ko agiyeyo? Ahubwo tubabona bavuga ko bavuyeyo. Ariko hari n'abatubwira yuko yabajyanye bakaba baravuyeyo. barahari bari no kubivuga. Nakubwiye ngo ejo ndarekura inkuba, ubundi nari ndimo nzana imisega, ariko ngiye kurekura icyo bita inkuba. Kuko nk'ubu ngubu mfite amakuru y'umuntu w'i Rubavu ushaka kuza akabyivugira vizavi we yajyanyeyo. Uri kumva? Yego. Noneho biza gusanga cyakora y'Imana igarura umuntu, ariko uriya we mu buryo bugaragara ni umuntu ukora ibintu azi kandi ntiyakabaye akora ibi bintu. Niba bafunga abapfumu bagaragaza inzuki yuko bateje abantu inzuki, ntabwo urayabananira. Niba akora buriya butubuzi bwose yicaye ahashaka hose ntafatwe ngo afungwe. Nuko bazi ko n'ubundi icyo baba bafunze abantu mbese ntabiba. Urazi induru ziri mu Banyarwanda w'ibyo yabakoreye. None se nk'ubu ngubu urazi umuntu udakuraho nimero uhamagara ati aro igaze ya mitsingi ngwino tubonane, mbese izo nzego zabuze aho zimusanga. Mbese ubu nguyu uza kuba wayimuhaye ubu wari kuvuga ngo yakwibye kandi none se nkubwire icya mbere abenshi n'uwamuhaye igitsina akakimwohereza video call yakimwoherereje kuko abonye Pastor Claude bicaranye, aravuga ati jewe uko biri kose kuba uyu muntu bimeze gutya reka ndekure noneho nanjye wamuganura muntu n'umukozi w'Imana. Ako se karutuganire. Yego. Njewe cyangwa se wowe cyangwa se n'undi muntu udukurikiye afashe nimero ya mpano y'Imana, aramuhamagara aramubwira ati icyo ngushakaho ni iki? Ni inoti. Sibyo? Yego. Ndagushakaho iki? Inoti. Kugira ngo ubone izi note hari kondisiyo nk'uko no mu buzima busanzwe. Kugira ngo ubone amafaranga hari kondisiyo y'uko ugomba kuba wagize gute, wakoze. Akwatse ikesi ya fanta, urebe mikoro kaho ngaho iri kwaka. Yangiri kwaka kati uyu muntu ugasanga kubera ko hari icyo agusabye kigomba ibyo bintu, wowe ubwawe urifasha mu mafaranga urayamuhaye kubera ko nta urya katamuvunye kandi iby'ikuzimu koko. None ko yayaguhaye wari umuhaye iki? Wenda yari akeneye kunyamamariza. Nuko yagira ngo akujyane ikuzimu. Oya yari akeneye kunyamamariza. Oya yagira ngo akumanure ahubwo uri andaho harya bayita mu Cyongereza. Ese nyine yahaye ko yaduhaye yabaye abanyamakuru bose abenshi yarabashyikiriye. Oya nukuvuga ngo ari ibyo reba ari ibyo
wabanje kugenda n'uwo kandi niwo wanjyanye n'ubundi niwe wakujyanye yagezeyo agira intumwa rero uriya mutipe iyo yaguhaye ukurura n'abandi ukabizanira ako wa mugani ni ukuvuga uwo mutipe yaranjyanye kubera iki mutipe namuvuze neza muvugira mu kiganiro cyabanje mvuga ukuntu bamuzimirijeho ibyuma ahita yibwiriza angurira naji akagurira ka energy ako kanya ntabwo yakuye umutipe noneho Paul Amberi nuza barakimininwisha ako kanya yakorangiza amahirwe Paul ajya kukansubiza oye no mutipe ni ukuvuga ngo uriya mutipe we rwose abantu banabimenye niba banamuhamagara bari guhamagara ikuzimu ntabwo ibyo byumyemeranwa nawe umuntu uri guhamagara uyu mugabo bita ngo ni impano y'Imana wese ari guhamagara ikuzimu ndetse n'amasezerano bari kugirana ni ibitambo bari gutamba bizabagiraho ingaruka ibi bintu tubibabwira hakuzi ko menya Pastor Claude yaba ari muri mudu y'ifaranga ryinshi kuko ejo bundi hano y'Imana yamubweta aya mafaranga ngo haye ugenda uyamaze iminsi 5 utayakoraho Pastor Claude mu minsi za miliyoni zaraje so ashobora kuba arizo yabonye akaba ariyo mpamvu ari kwanga kudufa kandi ari gupanga budget cyangwa se akaba yatumiye mu kanama n'abakuru nyamara barahari warakubwira ngo inama zirakorwa kandi nta kibazo cyo kunywa ibitambo n'amaraso byanze bikunze banywa mitsingi ndetse n'amaraso n'umva wari wese umuhamagaye ahita avuga ati migaze ya mitsingi 22,000 nikwigura iyo umwatse miliyoni 20 ubwo bugwiriye kumuha amagazi 2 ukaza unitwaje andi yose ari bukubwire icya 10 yego icya 10 ze wagitanga mu byo utarabona uragitanga ugenda uyatwaye yarangiza noneho hari umudamu we wahari Rubavu iwabo yagiye noneho wagenda yitwaje ajyana 200,000 ahageze ngo aramubwira ati mwana avuyeyo ati wazanye igikapu gitoya ati genda uzana amafaranga makeya tuyasasire kugira ngo agomeze aba amafaranga arangije ati dore burije uzayazana ejo amaze kumubwira gutyo umugore arataha ahageze aramuhamagara bukeye aramuhamagara ngo bibaye nk'umasambiri ati none se ko bwari bukeye nze ntware ya mafaranga ngo arangije aramubwira ati mwana ati ibintu urimo umbwira we turaziranye ahita ngo agarama akuramo aramwereka ati dore bururuntu ati maze waducitse utinya umutipe ntakubwira ko ari we wenyine arakubwira ngo tubafashe iki nimutwoherereze igaze ya mitsingi n'uruki yamweretse urutsina arugiye kuruvuga bwize zundi warutunguye naruvuga ariko n'ubundi warucitse nyine urumva aramubwatira uko rungana tugemba nakurongoye rwose urumva rero nyakuri undi ni uwo mudamu niwe avuze ati kanaryama ahantu habi ati karyama ahantu habi rwose uretse ngashyiremo akagushyirira mu byuma we yigereyeyo oya yagezeyo ariko arabacikaho ntibamusambanije baranabasambanya arabasambanya bitewe n'ibyo uba ushaka ntabwo umuntu yaguhera none se niba umuntu akubwira yohereza igitsina ukacyohereza utanabigishije utanatekereje nta n'igutu uteye ubwo urumva nyine nk'umuntu ushaka inote urumva yego amakuru ndayaguhaye pe muburira abantu ntakomeze gutuburira abantu uriya ni umujura w'ingutu uriya Theobald ni umugome ye baba we mbese ngewe sinzi niyo mbonye ari kugenda ahantu ndavugaga ntagiye kubatuburira buri bantu nkagenda ndi kubabwira uriya aratubura ibyo kubeshya uriya aratubura ibyo kubeshya mbese iyo mubonye ahantu ntago nanjye mpava nta n'amafaranga gafite pe sinzi noneho amafaranga yawe ndiye ngo niba wabaye umwasama ngo abandi bakayarya ngo ubwo ngo wanyitiranyije Theobald aragenda aranyumutsa ngira umusazi ndamutukagura kuri telefone muhamagara arangije amamagara kuri video call ari kunyereka ibidolari byinshi menya ari ibyo bifobe yabafite anyereka n'ibifaranga byinshi arangije yambara ubusa
arangije akajya afata ikintu cye nyine yo akajya afata ipipi ye nyine akayizunguza gutya ngo dore ngo ubu ngubu ngo nakwereka ngo ahubwo ngo wagize amahirwe ngo dore ngo shango do ngo mba nakurongoye ngo wayibonye ngo mba nakurongoye ngo ariko ngo ubigiyemo neza ngo weho ngo naguhereza amafaranga menshi cyane ngo ariko reke kumbwira ngo ngiye nakuriye amafaranga ngo uze ngo nguhereze ngo umpereze ngo nguhe amafaranga ngo ntago naguha amafaranga y'ubusa ngo ariko urunguru kureba ngo boro mfite ngo wayibonye ngo dore boro mfite shango do ngo reba ngo ukuntu imeze neza nyambarira ubusa kuri video call aranyiyereka ngo dore ngo ukuntu umeze ngo do icyo gihe uburiri bwe bwari buri hasi kanaryama no hasi kanafite n'umwanda nta n'amafaranga gafite pe sinzi noneho ukuntu aba yahumishije abantu amaso ariko unyereka muri icyo cyumba cye nibwo narebye ndumirwa ngo do ngo mba nakurongoye ariko nareba nkabona karyamye hasi mu bushuka bwaboze mu bushuka buno bwa make pe ndangije mba ndavuze ni mana we nti Theoba nturamamije nti kuva navuka nibwo bwa mbere umuntu yandya amafaranga ntariko ntayanjuriye ntazaguhaga amafilime ntago izarangira utayarutse none ejo bundi nabonye abantu nyine bari kumushyira kuri ku ma TikTok ku ma YouTube ariko ahantu hose ari nkavuga no mu muhanda iyo duhuye ndamukomera buriya menya nawe yaramfashe mu mutwe iyo duhuye impano urumva ngo iyo ushaka ko umuntu arya umwigisha kurya umwereka ibyo arya ubu ntararirya ibiryo ufite ariko ubu wazana amasahani ka terekano y'inyama zitukura uwo ari we wese umva wahita ugira irari ry'ibiryo bivuga ngo impamvu abantu uwo ari wakwereka inoti uwo ari we wese yamira amaritiro niyo mpamvu rero uyu nguyu utatera amabuye abantu bajya kumwaka inoti kuko imbere ya kamera atarahaza ntabwo abantu bari bamuzi keretse abo baturanye naho yagendaga agera ariko uyu munsi social media yagezeho ahariho hose babonye ari amafaranga ashyiramo omo ashyira muri mitsingi akabereka ko akuyemo inote yatamira ibirere yarangiza agahononoramo amafaranga baravuga bati do umuntu n'uyu dore inote kandi nawe wazikwereka wakubwira ibibazo mfite by'amafaranga urumva nawe ari wowe wagenda ukareba nabyutse mu gitondo nsanga icyumba kiwe ese wakongera ukamuhamagara je ntago nirwa muhamagara nkeneye impano kandi si ngombwa ngo nandike urupapuro ngiye mfite kwizera kudatuma nandika urupapuro nkeneye miliyoni 600 ndazishaka buke mu gitondo nazibonye ubwo uwo muzima aragusura kuko ngo ageza no mu myuka yarangiza akaganira nawe yamenye bivuze ngo ni arahari ndabizi jye wankurikirana cyane kuko njyewe nasimbuye kajwi kakajwi ariko reba aho kakajwi amuvugiyeho arazimye kakajwi sarazimye wari wabona agikora kakajwi arahuze ntabwo ahuze na mu gitondo yashyizeho indi video amaye nka ndakurahiye kakajwi none araza kuvuga akabura n'ibyo avuga kandi imbere uramuzi ari kuri TikTok ari impande zose ahubwo kakajwi namfashe dukubita umutubuzi dukubita uyu muzimu tumurandure kuko byanze bikunze kakajwi niwe waje agaragaza ibimenyetso n'iki ariko mu buryo buri uyu mutipe arakora ibintu biri professionnel arakora ibintu by'ubuhanga by'abadayimoni mu buryo bugaragara niba umuntu ashobora kukubyariza amafaranga akabikwereka ko yabyaje none akazana ibikarito by'inote ngaho mbwira umunyarwanda kumwereka igikarito cy'inote akazana urukapu rwuzuye amafaranga ni n'umunyarwanda gusa siko n'abadiaspora muhamagara bashaka n'abadiaspora avuga ati nimuduhereze twabonye ku dollar ukora ati miliyoni 100 ohereza nguhe miliyoni 100 umutipe rero kugira ngo acange ni wa muntu ugukorera akantu gatoya ni nka bimwe ribeje bundi aho zivuga ngo umuntu akakwaka miliyoni ati jewe ntacyo buri kwezi uzajya ubona 200,000 ugafata miliyoni ukayimo akakwishyura mu byumweru 2
nako mu mezi abiri buri kwezi agukubita 200 uti impano ziri kuza yagera ku 400 akahita wa mushinga wukuraho asigaranye 600 ye turi gusa nk'abigarira ku musozo ntabwo turi butinde nanjye singikora ibiganiro birebire ahubwo igitondo nibwo nabonye ikiganiro yatambutse kuri chaîne imwe ya YouTube ngiye kubona mbona Pasteur Juste mwe mu bagabo dukunda gukorana inkuru n'ibiganiro mu buryo butandukanye yego uri no mu batutswe bakitwa igobe n'imbwa ubwo bagiye kubona mbona yicaranye n'uwamushyize mu igobe cyangwa se n'uwamushyize mu byiciro by'igobe biza kurangira hakozwe ikintu cyitwa ngo ni showbiz kubera ko inote y'ibihumbi 10 nk'uko numvise yabivuze tubu nicaranye na Rayira nahise nakira inote y'ibihumbi 10 ahangaha kuri momo yanjye iriho bituma hahindurwa amagambo ngo ni showbiz ariko byakiriye gute ariko urabizi ko iyo Pastor Juste yabuze amakara yabuze iki ahita amakara ahita ahindura ijambo Juste ni umuntu urawisubiramo uyu munsi muri kumwe mbega ahinduka nk'igicu igicu nibwo izuba riba riri kuva cyarangiza mu kanya gato rikibirika izuba rikabura ukabona imvura iraguye Juste ni umuntu ukubwira ngo mbe mu matiku mu gitondo agahita agaruka mu masasita akavuga ati oya ibi bintu ntibyatuma nceceka Juste ni umuntu twicaranye hano tuganira yuko kuba twise amagobe amagobe ane atwise imbwenye Juste uravuga uti Karosi ahubwo agomba kujya niba yamwise imbwa n'impera umwe agomba kujya kwiriya mbwakazi Juste ati ahubwo mumumpe ako mwendaga no kwicarira ati nigera ubwo runini ndajya kwa Rayira rero bivuga ngo Juste byanze bikunze we yagiye muri misiyo twamutumyemo ntabwo twamutera amabuye Juste yageze kuri misiyo twe twagiye kureba ko zambwa z'impera umwe yavuze yambwa cya kibwakazi nyine kiri kwakira yakwakira imbwakazi ngo rero bivuga ngo muri ka gakungu kazo yagiye kutunekera ushatse kuvuga ko imbwakazi yari yaje gushaka igihera umwe ubwo rero yahamagaye kandi koko iyo niyo yarabyita kurinda iyo yashatse umugabo irabwejura twanabivuze nibwejure n'iziremera nizo ku giti cy'inyoni zose zirakorana ariko ni nayo yaje kwirebera Juste nawe urabyumva ubwo rero byanze bikunze Juste ahubwo dukuye saruti yatugereye amakuru arahari yimijega byagezeyo byanze bikunze uyu Juste urebyibuke twicarana uriya mugore akitwita ngo turi inyagasozi umwe atwise inyagasozi uwa kabiri agaruka avuga ngo turi igobe ahita nabisobanura ati ni imbwa ati buriya ni ububwa bune ati noneho wabukandagira avugamo ibibwa bibiri binini ari nacyo yemereye ubwo icyo kinini nicyo cyagezeyo gihobeye gikoze mu byano ariko uza gusubira inyuma urebe video yahise akora mu byano jya ku Gasaro TV urebe aragenda agwa mu byano ubona we karibu za neza rero rero Juste wakoze gukora akazi neza kuko twe twagize ngo turebe koko niba umuntu ari seriye dusanga rero uwo bita Mukantagara dusanga yuko ibintu byose bimwe yiyitaga ngo ni intare y'ingore dusanga reka data ahubwo ni yambwa kazi bavuga nyine impera umwizana nayo dore nuko nguko nyine bimeze ariko koko mu muco nyarwanda iyo imbwakazi ikeneye ikigabo iramoka niyo ibanza iradwegera ngo none ikajya gushakisha n'imweru ubwo rero kuba imweru umwe yabonye imweru umwe hagombaga gushya
nuko rero byanze bikunze Justin yakoze akazi ahubwo nukuzamushakira nuze tukamuhemba. Namuhamagaye ku murongo wa telefone Ntiyagufata. Justin ntiyamfata, ariko mpamagaye Layla aramfata. Ntiyamfashe ahubwo yaje kubona namuhamagaye kuko namuhamagaje nimero atarazi, arampamagara musobanura ko ndi mu kiganiro. Mu byo twaganiraga kubera ko nari imeze nk'umuntu umubwira yuko kimwe mu biherumwe byacu cyakoza yagiye karibu, ahita atangira ati muracyari imbwa buriya koko terega yavuye mu bubwa. Ariko se Justin yakagombye kuva mu cyiciro cy'ububwa, kandi Layla wamushyize muri icyo cyiciro, kandi ari twebwe twamutumye. Reka twumve ko atamfata, ariko ntiyamfata aranzi ko warupapuro wigenda. Ura rupapuro narwo rufite amakuru ya danje Wigenda ruri nawe rwajya. Oui, allo Mushumba, meze ute? Allo, muhamagare kuri iyo turere ko ahita gufata. atari kumfata arakupya aho ngaho. Aya nijye mukuru, ndagira ngo ubanze muri hamagare turebe. Saramfatara Arahita gufata, ari mu rusengero. ko numva ari mu rusengero se ama yo kwiba. Ndamufata ari guhamagara mufata zana iburyo bumoso. Allo Justin ngo hayi ikaze, ndi mu kiganiro neza Ezekiel. Ndi mu kiganiro. Naguhamagaye inshuro nyinshi wanga kumfata, ngira ngo ngushimire ko misiyo nziza wayikoze ukajya kutwimiriza iriya mbwakazi. Ukajya kutwimiriza. uri mu kiganiro? Ndi mu kiganiro. Ndabyumva mwakoze byinshi ariko ubwire ko nta byinshi. nibe binyamakuru bihari. Hari Karos TV, Kiranuka TV, Intoranwa no kuri nyako ya kuri nyako nta yari, ubwo niwe turi kuvugana. Hari na Safiro. Rero ejo ikatubuza abantu bose bakurikirana Bakiranuka, Karos TV na Safiro TV. Wimije neza. Ubwo Intoranwa ntihari? Irahari, ndi kubaza nti wimije neza. Oya ntago nimije rwose, ntago nimije. Ntago nimije, ahubwo ejo nari nagiye gusura Layla. Kandi bigenda neza cyane. Niwe wamusuye cyangwa hari aho mwahuriye? Kubera ko aho narindi niwe wa Layla. Hanyuma rero duheruka ukora ikiganiro uvuga yuko uri ikibwa kinini, ndetse wowe na Karosi mugaragaza yuko rwose byaba byiza umwe muri mwe apanze Layla mu bukwakuzi bwinshi. No mu minsi ishize tutavugana, humbe uri kwitegurira uburyo uri bwirurire n'ikigore. Ahubwo ko wananze Justin, ariko abantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi, nagira ngo mbanze mbabwire ko ngiye navuye mu biganiro by'amatiku. Yego ujya kwimya. Maze kuva mu biganiro by'amatiku byari ngombwa rero bucyarayira naho gute igobe Justin yarivuyemo ntago akibarizwa aho hantu. Rero bituma ntera intambwe njya kumureba. Ariko n'ubundi nari mbizi neza yuko turi bucana. Amagambo wacyari uzi yuko turi bubone yuko wagiye kwimya. Mubwire ko yakoneye ubutumwa bwacu yagiye yari kwaduta yatubanjirije. Icyo kimya. Urubwa rwo sinzi uko babivuga. Nugusenza. Wagiye gusenza. Nugusenza. Oya. Hari abantu bari n'abandi bose ntago ariko byagenze. Oya ariko n'ubundi tuzi yuko iyi mbwakazi igiye gusenzwa, haba hari ibindi bibwakazi n'izindi. Ahubwo izindi mperumwe zirasana. Hari igihe imperumwe nazo zisigara zisakuza kubera ko nazo zishaka gusenza, ariko hariya rwose akamisiyo wakadukore neza, nubwo
yaje gusenzwa mubwire ko anavuganye na Rayira Rayira yampaye 10 kandi umugisha kandi yari yatanze igiceri cy'ijana 10 rwose yagize neza n'abandi bahise batura nyine na Gasaro yatura kumva rero koresha po mu yandi magambo y'umuntu yasenze neza yakoze igikorwa cyo gusenza neza abagomba kubishima nicecekere ndabizi ibyo mumaje gukora oya nabirenze kuri namuhamagaye mu kiganiro yego nabanje kukuvuniramo icyo bita umuheto vuga ngo umuheto nawe ukuvuniye umuheto ariko rero twagarutse none ariko maze guhamagara Rayira numvise ibyo asobanuye baravuze ati ariko Ezekiel ati neza ugumye mu mbwa uri kumoka ndavuga nti imbwakazi iri kubwejura imbwa nayo ikagira gute ikamoka ariko mu by'ukuri namubazaga niba igikorwa cyaragenze neza kuko byaje no kurangira numvise muvuga abantu babibona ku macano igikorwa cyagenze neza haleluya babonaga ko twishimye n'imisaya ku yindi no mu rubyaro